ngewe abo nkorana nabo bafite ubwenge ariko ngewe icyo navuga mbarusha ubwenge. vuga nk'akantu ku buryo bahita bagakata niba biba bitakugwiririye. Okay, akantu bahita bakata aka kanya, hari akantu navuze nti uwihuse yarapfuye. Uwihuse yarapfuye. Ako kantu bahita bagakata ako kanya, ako kantu abantu baragakunze. Urabona uwihuse nyine mu gupfa kwiwe yagiye hakiri kare, yarihuse nyine ava mu mubiri. Ako kantu baragakunze. Yaranagiye nashaka nazanagaruka. Ashatse aramutse agarutse ngiye namwakira. Nzovu nk'umuntu wihuse agapfa ariko ukaba wifuza ko yagaruka mukongera mukabonana. Ntose ubugira ngo ngenda mutse mpfuye aka kanya, buriya ngenda bwa n'abantu bazanshyingura nibura ntibaza buri kesi bazanshyira ku mva yanjye, aho kugira ngo nzicwe n'icyaka nzaye nibura ahantu nzaba ndi nge nsoma nibura nge nsoma ku gacupa niyo mfata iminsi 2 yo kuza kurangura kuri Bralirwa. Nuko ngo n'umurambo wawe urashaka kuzajya ugaburira inzoga. Nose ubundi nimba mvuye ku isi nkwe nanywaga inzoga kugira ngo zizahagarara. Nuko ngo ikese yawe izajya ihora ku gituro cyawe. Yakamwana inshuti yanjye yaravuze ati buriya Nzovu nibura ninjya kumuherekeza nzamutegura ikese ya Knowless. Yakamwana ajya kumuherekeza ariko nanjye nimuherekeza nzamushakira indanga 40 za Sodoma zibe hafi ya hariya. Uza amagambo akomeye ariko iri jambo azaryibuke nuba watashye imva yawe ijyeho Petit Mitsingi cyangwa inzoga ushaka nihe ni 5 cyangwa ni Knowless. Kuko maze iminsi ndwaye isukari nose bayireke bame 5. Sajemo